oya kugeza ubu nta rwego rw'ubuyobozi rurampamagara cyane kandi ko nta n'ubwoba mfite niyo bampamagara nabitaba kuko ibyo ndimo kukubwira n'ubuyobozi nibwo nababwira. Ese niziye proof usho gutanga ukavuga ngo Yuriya nagwa ari njyewe, Yuriya maybe asho kuba asa nkanje cyangwa Yuriya yari yambaye imyenda yanjye, cyangwa niziye proof usho gutanga ukavuga ngo Yuriya nagwa ari njyewe? Kari agati-shirt ntako nigeze umwenda utukura, nta nubwo nkunda imituku cyane. Wowe warakabonye? Narakabonye. Ese mbarasa cyangwa nagwa? Yellow Afrimax TV. What up my people? My name is Bakti and this is Afrimax TV online. Nakubwiye ngo uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi nakazi gakomeye. Ba my historical Ndimbati ari ahantu gutya tujye kumureba kugira ngo tugane ibintu byinshi bitandukanye. Urumva Afrimax twebwe naguti tujya dutinda twese tubikora vuba bambwiye ngo ari ahantu ariko ndashaka kumukorera surprise kugira ngo tuganire. Stories zirimo kuvugwa mu mujyi ngo yabaye Shagi arimo gufungura amakobwa, arimo kwambura abakobwa ama-t-shirt yakirebera amabere agakora ku bakobwa n'ibiki byose. So ibi ngibi ntago tushaka kubyemera, reka tujye kumushaka tumubaze ese bimeze gute. Nka Afrimax TV akazi ni kenshi cyane. Hano ari mu modoka, reka tumusange tugane nawe. Ya nguyu hano Afrimax TV. Musaza tukaba twamusanze hano mu modoka. Amakuru? Musaza bimeze bite? Ni sawa. Sorry gatoya, ni Afrimax TV twagusurprise gatoya. Ndashaka ko tuganira. Okay. So kama modoka bya wari sawa cyane. Afrimax TV tukaba turi kumwe n'umusaza hano Ndimbati. Story ni nyinshi cyane mu mujyi, barimo kumuvugaho ibintu byinshi bitandukanye, ariko ndashaka ko tuhagarara hano imbere gatoya tuganire byaba ari sawa cyane. Harya hano twagusanze hitwa gute? Mbo aha ni hafi ikinamba aho nogeshaga imodoka. Aho bita mu mashyirahamwe. Waje kogesha imodoka? Yes. Ni byiza cyane. Abandi mukuru bimeze gute? Ndaho ntaribi. Nifuzaga ko tugane ibintu byinshi bitandukanye nka Afrimax TV. Ese Ndimbati amazina y'ukuri yitwa nde? Mbo nitwa Uwihoreye Jean Bosco Mustafa. Nayo mazina yandi agenda yiyongeraho nkayo ngayo yose, ayo nayo nayanjye. Ese Ndimbati ryaje gute izina Ndimbati? Mbo Ndimbati ni izina ryavuye kuri comedy, kuri muri Papa Sava. Niyo naho izina ryaturutse. Noneho twagushakije umunsi ari story nyinshi zo kuvugana, ariko nje ndashaka kumenya kwanza ukina full movies cyangwa na comedy gusa? Oya ntabwo ari comedy kuko hari na amafilime ngenda nkina, amafilime maremare. Hari haca kuri televiziyo nka Stimedi, yitwa Umwanzuro n'izindi ni nyinshi. Ese kuba umusitari ntabwo ubona ko ari akazi gakomeye? Ni akazi gakomeye cyane. Ni byiza cyangwa ntabwo ari byiza? Oya ni byiza kuko ubutumwa dutanga bugera kuri benshi kandi barabwishimira. Ese hagati ya Ndimbati na Papa na Mustafa, ninde uprefaringa kuba, ninde wifuza kuba abantu bose bakone na image ya Ndimbati cyangwa Mustafa? Byose yose nayanjye. Amazina burya yose nayanjye. Harabazi Mustafa, harabazi Ndimbati, ayo mazina yose nyemera nkayanjye. Urabona Mustafa iyo ari ku kazi yitwa Ndimbati, sibyo? Mustafa ni wa wundi nyine Mustafa. Ni irihe zina rikuryohera cyangwa nihe side usho kubamo ukavuga ngo hano biraryoshye? Oya izina buri sigaye rizwi, tutirengagije ubu ni Ndimbati. Izina ryarahindutse, Mustafa hano hanini ryarahindutse, nutazi Mustafa Ndimbati aramuzi. Nago nshaka ko dutinda muri story. Numvishe hari agastori karimo kusakara ahantu hose mu mujyi hano ngo aragakobwa wambuye t-shirt ukakambura ukareba ku mabere n'imbiyagaho gashiriye mu byo bimeze gute? Biriya iyo nkuru ko mwayibona cyangwa uko igenda itambuka nanjye niko nyibona. Iriya nkuru ntaho ihuriye nanjye. Iriya nkuru ni ya yindi abanyamakuru bamwe na bamwe baba bashaka ama views, badazi icyo bakora cyangwa bashaka gusenya umuntu kubera ko agize ahagera. Nibe nabo ngabo babikoze. So Yuriya muntu ntabwo ari wowe? Yuriya muntu ntabwo ari njye. Kweli? Ntabwo ari njye. Bagerageje kutwereka abanyamakuru benshi cyane batandukanye bavuga ngo ni wowe, bakwereka nabonye utu video tubiri,
kambere kuramo t-shirt useka cyane, aka kabiri kuraho t-shirt na face igaragara wambaye akagofero k'umutuku na t-shirt y'umutuku, uriya muntu ntabwo ari wowe? Nyine nicyo kikwereka ko barimo kugenda bashakisha. Akanya gato barerekana kamwe mu kandi bakerekana kandi, ngira ngo hari n'abagiye noneho bagiye bafata n'andi mafoto y'abandi bantu twagiye twifotoranya, urabizi umusitari abantu bamwifotorezaho, hari andi mafoto rero bagiye bashyiraho nayo bagashyiraho ngo uyu nawe ngo bararanye, ibintu nk'ibyo bimwe byo gushaka ama views. Biriya rero ntabwo ari ibintu bitangaje cyane, ngira ngo nkayo nk'umunyamakuru urabizi ni bya bindi byo gushaka gusenya izina ry'umuntu kubera ko hari abageze. Kariya kavideo ahantu henshi ku bantu benshi bamaze kukabona barimo kuvuga ngo Ndimbati bagiye kumufunga. Inzego z'ubuyobozi nago zigeze kuhamagarizwa kubaza ese bimeze gute? Oya, kugeza ubu nta rwego rw'ubuyobozi rurampamagara cyane, kandi ko nta n'ubwoba mfite, niyo bampamagara nabitaba kuko ibyo ndimo kukubwira n'ubuyobozi nibwo nababwira. Ese niziye proof cyo gutanga ukavuga ngo Yuriya ntabwo ari njyewe, Yuriya maybe ashobora kuba asa nkanje, cyangwa Yuriya yari yambaye imyenda yanjye, cyangwa niziye proof cyo gutanga ukavuga ngo Yuriya ntabwo ari njyewe? Ibiriya ni ibintu bishushanyije mu buryo bugaragara. Ari njyewe uwo mukobwa baba bamugaragaza akavuga ati uyu muntu twari kumwe isaha y'iniki, uyu muntu twari kumwe aha n'aha, uyu muntu twari kumwe aha n'aha, uyu muntu twari kumwe, cyane ko bavuga ko byabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu. Mu ijoro ryo kuwa gatanu rero ntago nigeze ngera mu kabari, nari iwanjye. Ubigaragaza rero ikigaragara ko abeshya, yakagombye kuba avuga ati twari turi aha ngaha, akagaragaza n'abandi bantu, cyane ko ubona ko umuntu wabikoze ntashaka kugaragaza n'undi muntu ngo babe bamubaza bati wari uri aha hantu, ibi bintu byabaye ryari. Ntabwo rero urwego ndiho nka Ndimbati, ntabwo ndi umuntu wajya mu ruhame hariya ngo ufate kamera nkora biriya bintu. Kandi akeka ko ufite umugore, ufite n'abana. Biriya bintu wabikora ko? We ntabwo bishoboka. Nawe ushyize mu gaciro ntabwo ari ibintu wafata ngo ugende ujye mu ruhame kuwa gatanu ninjoro mu kabari kangana kuriya katarimo n'abandi bantu. Mu kabari katarimo n'abandi bantu. Ni ibintu bitangaje cyane. Ese nk'umuntu wakoze biriya bintu n'icyo wamubwira none kuri kamera ya Afrimax TV? Ikintu namubwira kuri kamera ya Afrimax TV nuko buriya abantu ntabwo bakwiriye kugirira ishyari abandi. Biriya ni ikigaragara ko ari ishyari, kiriya ni ikigaragara ko ari ugushaka indonke, cyane cyane kuba star. Icyo ashaka ni views, arashaka views zizamuke kandi arashaka gusebya izina ryanjye. Nubwo yabigezeho ariko njyewe ndakomeza, intego ndayifite, ntago ndi buhinduke kubera ko yavuze biriya. Ndabona hari abantu benshi. Ninde uzi Ndimbati hano? Ngwino nk'umufana wa Ndimbati, uramuzi? Njyewe ikintu nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga ikintu nabonye kuri YouTube. Uyu Ndimbati nge ntabwo ndahagararana nawe, ni ubwa mbere mubonye, ariko amafoto ye ndayagira n'amafilimi ye. Iyo mbonye ejo niho nabibonye kuri YouTube, wowe uri mubivuga, numvishe ijwi ryawe mpita ko numva yuko ari wowe. Ryanjye cyane urimo ubivuga kuri YouTube, uvuga ati uyu ni Ndimbati, amakuru ye aya ngayo uri kuyatanga kuri YouTube. Hano nari ntangiye kubireba kuri YouTube. Urambeshe? Narabyumvise ngewe ndanabikwereka kuri binyereke bifite. Reka manze gusobanura ibyo nabonye. Uwo muntu batwereka ntibagaragaza isura ye nguko hano kamera iri kugaragaza isura y'umuntu, ahubwo bagaragaza ishusho, bakagaragaza n'umukobwa nabwo utagaragara neza. Noneho tukabona zamuye ibere gutya, tukabona ukuboko, ariko ntitubone Ndimbati nk'uko tumubona, nk'uko vis-a-vis dusanzwe tumubona ku mafoto yiwe. Ubwo ni ukuvuga ngo nyirizina n'ubwo harabika umuntu, ariko ifoto ze ntizigaragara nk'uko tuzibona ku mafoto. Kuko byari ngombwa ngo uwo muntu wabifashe nk'uko avuga ngo yabifashe, numvaga avuga ko yabifashe kuri ntuza kuri telefoni ata mwibanga. Ariko yagomba kukugaragaza n'ifoto ya Ndimbati, kuko umwijima ugaragara byo ntiwapfa gusobanukirwa uwo muntu arinde. Ndashaka abandi bantu babiri bazi Ndimbati. Ninde? Nawe nta kibazo. So nje reka turangize kino kibazo. Abanyarwanda bababwira iki kuko bamaze kukwangiriza izina, bamaze inkuru zasakaye ahantu hose, abantu bose bashobora gucya bariya bakavuga ngo reba umusaza nk'uriya kweri kujya gufata abakobwa kuriya. Numvishe n'abandi barimo kuvuga ngo baguhaye amazina ya Shaggy, Papa Shaggy.
mbo icyo nabwira abanyarwanda nuko abanyarwanda badakwiriye guha agaciro ibirimo bigaragara nyine nkuko ndetse abafana bamwe na bamwe barimo kugenda babivuga icyo barimo kugenda babivugaho nuko icyo bagamije no gutesha agaciro izina ryanjye kandi ntibishoboka biriya rero ni ryashyari nahoze mvuga icyo nababwira nuko uriya muntu atari nge ndetse hari n'abavuze ngo nanditse ibaruwa nsaba imbabazi ibyo ngibyo nabyo nanjye kubaza nabonye akantu Samuel mu gitondo nabyutse mpita mbona akantu ngo wanditse ibaruwa uri gusaba imbabazi nibyo ntabwo naba nanditse iriya baruwa ngo mbe mpakana ntabwo mfite ubwenge buke bwo kuba naba nanditse ibaruwa noneho ngahakana niba nanditse ibaruwa nsaba imbabazi nakomeza nkasaba imbabazi abanyarwanda n'abafana banjye ariko biriya byose ni ibintu barimo gufitira urabibona uraza kubibona barimo barafata amafoto nagiye nifotozanya n'abafana cyane ndetse b'abakobwa urabizi ko umuntu araza akagusaba selfie ntago wayimwima byakitwa ubwirasi kandi nge ntago mbigira ariko sinzi aho barimo kuyavana barajya kuri Instagram yanjye bakavanaho amafoto amwe namwe ayo bakayashyiraho bakaba bati dore uyu nawe yararanye nawe uyu munsi mu buryo n'uburyo rero barimo kugenda bashakisha uburyo baharabika noneho abonetse uriya mukobwa akavuga ngo ni wewe cyangwa uriya muntu ntabwo ubona ko musa wa undi bashyizeho wambaye agatishati k'umutuku n'ingofero y'umutuku kariya agatishati ntabwo nigeze umwenda utukura nta nubwo nkunda imituku cyane wowe warakabonye narakabonye ese barasa cyangwa ntabwo ari niwe cyangwa ntabwo ari wawe ni nabonye yiteze ingofero kandi uyu ndabona yiteze ingofero ntabwo nyamara ingofero kenshi so baramubeshyera bashobora kuba bamubeshyera baramubeshyera ntabwo ari we kuko nanjye nabibonye ntabwo ari we uri murebe neza kwa oya nge ndamuzi kenshi turakorana ntabwo ibyo ngibyo rwose ni ukubeshya mu by'ukuri Afrimax n'abafana barimo kuvuga ngo baramubeshyera nawe yabihakanye ngo baramubeshyera ese dushaka uriya mukobwa ariko uriya mukobwa mumubonye ni nawe ushobora guhamya icyo kintu kuko ngewe ikigaragara iryo joro bavuga ryo kuwa gatanu sinigeze ngera mu kabari narindi iwanjye kandi kariya kabari nako ntibavuga bati aka kabari ni hano ese ako kabari katagira izina umunyamakuru yakagombye kuvuga ati twari turi muri aka kabari nibura akagaragaza n'abandi bantu ese kuki yafashe amafoto y'umuntu nabisobanuye umuntu nkanjye ntago najya mu ruhame ngo mfate umukobwa kuriya abigaragaza ngo njye kumwambura ariko ntabwo ufashe ishusho imwe yanjye ugerageje no gufata amashusho y'abandi kuko bahari ari benshi barimo batwumva uwo muntu rero sinibaza impamvu we yakora ifoto y'umuntu umwe cyane ko arimo no gukora ibidakorwa ntabwo ari byiza mu by'ukuri Afrimax TV dufite akazi kenshi kandi gakomeye cyane tugiye kugerageza dushake n'uyu mukobwa cyangwa n'abandi ariko abafana ba Ndimbati bose barimo kuvuga ngo ntabwo ari we Busaza urakoze cyane namwe murakoze cyane turakomeza kuko dufite akazi kenshi kandi gakomeye tugiye gushakisha mpaka tumenye ninde se ni kubera iki bakoze biriya bintu kandi nimba atari wewe wabikoze biriya bintu ntabwo ari byiza ariko kuba umusitari ntabwo ari ikintu cyiza kuba umusitari ni ukunge nabyakiriye ibyo byose uriya n'uwashatse kwica izina ryanjye kandi nta wundi yari kuvuga yagomba kuvuga Ndimbati kuko niwe ugezweho Ndimbati kuba ari ugezweho rero nta wundi yari kuvuga nta n'umwe kandi icyo yashakaga ni amakuru ntabwo yari kujya mu isoko ngo avuge uwo ari we wese ntabwo yari kujya ku muntu utazwi muri iki gihugu ngo amuvuge biriya rero yabivuze kugira ngo nyuma y'ibi hari ikindi yashakaga hari icyo yashakaga yego intego imwe yayigezeho ariko mu by'ukuri nawe urabona ko aragawa na benshi abafana abantu bose babibonye ntabwo ari umuco w'umunyamakuru yakagombye gufata umuntu nkanjye akamusebya bigeze hariya urakoze cyane turacyakomeza gukurikirana iyi story ni Afrimax TV online my name is Bakti ndacyari kumwe na cameraman cyangwa behind the camera akaba yitwa Just Kids cyangwa Miguel big up to yourself komeza kureba Afrimax TV online remember to subscribe take care